Kanongere mbasuhuze nizere komeza neza ibisanzwe rero ni kuri channel yanyu hamwe na Teacher Etiro aho tugiye gukomeza dukosorera hamwe ikizamini cyakozwe uyu munsi. Mwibutsa yuko niba utarakora subscribe nyamuneka yuko urimo kwitinza kuko ikoze subscribe bituma ikizamini dukosoye ako kanya uhita ukibona kandi mubona yuko dushyiraho ibizamini bya buri munsi. Ubwo rero kora subscribe, ukore like, ukore comment, ubundi dukomeze bigende neza. Nshimira n'abantu bakomeje kutwereka yuko turi kumwe bakora subscribe, bakora like ndetse n'ibindi. Twese rero reka duhite dutangirana n'ikibazo cya mbere cyari cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? Mbese mu bimenyetso bimurika mwebwe ko dufite amoko atatu y'ibimenyetso, hari ibyo mu muhanda ndetse n'ibi bimurika ndetse n'ibimenyetso by'ibyapa. None baratubwiye ngo mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? Mbese ni A, hagarara keretse niba ushaka gukata ibumoso, cyangwa ni B, hagarara niba ubona nta byago byaguteza. Mbese ni C, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso, cyangwa ni D, wemerewe kugenda niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Mbese wowe urabona mu bimenyetso bimurika iri tara ritukura risobanura iki? Twese rero ahangaha itara ritukura nk'uko twabibonye iki cyo kiroroshye ntabwo twiga tukivugaho cyane, riba rivuga yuko bibujijwe kurenga icyo kimenyetso. Hano igisubizo cy'ukuri ikihe? Ni C, birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Mbibutsa yuko iyo dufitemo itara ry'icyatsi babitanga uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, ndetse twaba dufitemo umuhondo bikaba bitubwira ko tugomba guhagarara ku mwanya wo guhagarara umwanya muto. Hanyuma ikibazo cya kabiri cyabazaga ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka A 10, B imyaka 12, C imyaka 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Baratubwiye ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara niba ufite ikinyabiziga cyangwa se imodoka ariko indi myanya yose ikaba yashize. Ubwo turavuga hatarimo hari imbere kwa shoferi, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka kwa shoferi abana badafite byibura imyaka ingahe? Mbese ni imyaka 10, imyaka 12, imyaka 7, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twese rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni B, ni imyaka 12. Bishatse kuvuga yuko rero bibujijwe gutwara ku ntebe y'imbere abana badafite byibura imyaka igera kuri 12, iy'inyuma imyanya yashizemo. Ubwo no kuvuga ngo hasi y'imyaka 12 birabujijwe kuba washyiramo umwana warangiza ukamushyira imbere kwa shoferi. Ubwo nicyo biba bishatse gusobanura. Hanyuma ikibazo cya gatatu cyabazaga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Mbese niyo ibinyabiziga muri ibi bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Mbese ni A, ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, cyangwa ni B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice. Mbese ni C, ni ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Mbese ni ibihe binyabiziga muri ibi bikurikira bitegetswe gukorerwa isuzumwa byibura rimwe mu mezi 6? Barino baratubwiye ngo mbese ni A, ni ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, cyangwa ni B, ni ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice. Mbese ni C, ni ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Twese rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo bishatse kuvuga yuko hano ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice, ndetse n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, byose bigomba gukorerwa isuzumwa byibura rimwe mu mezi 6. Niyo mpamvu ari igisubizo cy'ukuri cyari D, ibisubizo byose ni ukuri. Hanyuma ikibazo cya kane cyabazaga ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu
ni A toni 10, B toni 12, C toni 16, D toni 24. Baratubwiye ngo uretse ku yindi mihanda, uretse mu mijyi cyangwa se uretse ahatari mu nsisiro, ngo ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko. Imitambiko twabonye ko ari ibyuma bihuza ibiziga cyangwa se bihuza amapine, hanyuma tukabona yuko imitambiko nanone tuyireba turebeye inyuma. Ni ukuvuga ngo niba ari imodoka igenewe gutwara nk'abantu 4, murabizi ko aba ari imodoka ifite amapine imbere 2 ndetse n'inyuma amapine 2. Ubwo rero iriya modoka ifite umutambiko umwe kuko turebera ku cyangwa se bifite icyuma gihuza ibiziga kimwe. Ni ukuvuga ngo turebera inyuma hariya twahita tubona yuko ari amapine 2 arimo guhuzwa n'icyuma kimwe. None baratubwiye ngo rero uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Ngo hatarimo makuzungu, nizere yuko makuzungu muyizi, ngo ni A, mbese ni toni 10, B toni 12, C toni 16, D toni 24. Twese rero ahangaha ikinyabiziga gifite imitambiko 3 kiba ari kinini, noneho mu gihe hatari na makuzungu urumva ko kiba cyo ari na kirekire. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni C, ni toni 16. Ikibazo cya gatanu cyabazaga ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Turatuyira turi ku mpande ndetse n'inkengero zigiye hejuru tujya tuzibona ngo biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mbese ni A, iyo ni amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, cyangwa ni B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Mbese ni C, iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Mbese utu tuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru gihe ki cyangwa se mu kihe gihe? Bari batubwiye ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, cyangwa ni B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. Mbese ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Twese rero ahangaha tutuyira turi ku mpande z'umuhanda ndetse n'inkengero zigiye hejuru bizaharirwa abanyamaguru mu gihe byagenze bite? Hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni C, niyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ubwo ibimenyetso hano baba bashatse kuvuga, mwebwe dufite ibimenyetso 3. Ibimenyetso by'ibyapa mu gihe nta cyapa gihari, mu gihe ikindi kimenyetso n'ibimenyetso bimurika mu gihe ibyo bimenyetso bidahari, ndetse mu gihe mu bimenyetso byo mu muhanda nta kimenyetso cyerekana yuko bidahariwe abanyamaguru. Icyo gihe rero nibwo, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, nibwo turatuyira ndetse n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru. Ubwo nizere ko babisobanutse neza. Mwibutsa yuko ushaka kode yaba ari iya provisoire ndetse na kategori zose, waduhamagara ni 0789979214, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ugahita ubona uko dukora ako kanya. Ikibazo cya gatandatu rero bashishikariza no gukora like. Niba urimo kureba iyi video, nyamuneka kora like kugira ngo bifashe n'abandi kuza kubona iyi video byihuse, ndetse utere na comment cyane cyane nko ku manota uba wageze. Ubwo rero ikibazo cya gatandatu cyabazaga ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo 2 mu burebure bwacyo. Ngo ariko ibi nibikurikizwa ku matara akurikira. Baratubwiye ngo dusubiremo rimwe, ngo ikinyabiziga gifite amatara 2 cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo 2 mu burebure bwacyo, ariko ngo nibikurikizwa ku matara akurikira. Mbese nayahe matara muri aya ngaya baduhaye adakurikiza ririya
tegeko, mbese ni A itara ndangamubyimba, cyangwa ni B itara ndangaburambarare, mbese ni C itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, cyangwa ni D. B na A byose nibyo, cyangwa se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twihuse rero ahangaha itara ridakurikiza ririya tegeko ryo kuba niba ari amatara abiri agomba kuba afite ingufu zingana kandi n'ibara rimwe. Ubwo rero kandi akagomba no gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Iryo tara rero nta rindi ni irihe tara? Igisubizo cy'ukuri ahangaha ni C, ni itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga, plaque, cyangwa se itara ribonesha plaque. Niryo tara ritubahiriza iri tegeko bari batubwiye ahangaha. Twihuse rero ku kibazo cya karindwi cyabazaga ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Ngo bishobora kuba ari nijoro cyangwa ari ku manywa, ariko ni igihe cyose bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Ngo bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Mbese ni A kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, cyangwa ni B uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ubwo nituvuga uburebure mwibuke ko ari ukuva ku ipine ry'imbere ujya ku ipine ry'inyuma. Mbese ni C uburebure ntarengwa ni burenga metero 8, cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa se nibyo bisubizo by'ukuri. Mbese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Bari batubwiye ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibi bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Ngo bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Birashoboka, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Hano twari twabisomye ngo mbese nuko byaba bitarenze umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, cyangwa nuko uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Mbese ni C ni uburebure ntarengwa ni burenga metero 8, cyangwa ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Twese rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri, cyangwa se ni ibisubizo by'ukuri. Bishatse kuvuga yuko bipfa kuba bitarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, kandi uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Impamvu bavuze ngo habariwemo n'ibyo ibyo binyabiziga bishobora kuba bitwaye, kuko ngo mujye mubona yuko hari ikinyabiziga ureba nk'ibinyabiziga bibi bitwaye amapoto, urabona yuko abarenga ku kinyabiziga ku buryo ashobora kugera no mu muhanda neza, ku buryo ashobora no kurenza metero 2 inyuma y'ikinyabiziga. Ubwo rero ufashe icyo kinyabiziga ugateranyaho n'ubwo burebure bw'ibyo itwaye ntibugomba kuba burengeje metero 6. Ubwo rero ni igisubizo cy'ukuri cyari D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hanyuma ikibazo cya 8 cyabazaga ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ni kigomba kurenga ibipimo bikurikira. Hano ni itegeko baratubwiye ngo ku kinyabiziga cyangwa ku binyabiziga bikururana, baravuga ngo yaba ari ku kinyabiziga cyangwa se ku binyabiziga bikururana igice kirenga ku kiziga ni kigomba kurenga ibipimo bikurikira. Mbese ni A inyuma ni metero 3 na santimetero 50, cyangwa ni B imbere ni metero 1 na santimetero 70. Mbese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ubwo twagiye ku burambarire bw'ikinyabiziga aho dusangamo ubugari bw'ikinyabiziga uko bugomba kuba bungana, ubuhagarike uko bugomba kuba bungana, ndetse n'uburebure. Ubwo niba aya masomo yashaka y'incamake tuba twarateguye waduhamagara tukagufasha, cyangwa se kuri WhatsApp ushaka kwiga amategeko y'umuhanda by'umwihariko birambuye duhamagare kuri 0789 972 814.
utaduhamagaye watwandikira kuri WhatsApp ubundi ugahita ubona uko dukora ako kanya. Twese rero bari batubwiye ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana buri gice kirenga ku kiziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku kiziga cyangwa se igice kirenga ku mapine ni kiriya gice kiba kiriho amatara, yaba ari ay'inyuma cyangwa se ay'imbere. Kiriya gice kiba kiriho amatara cyangwa se yaba ari inyuma, kiriya gice kiba kiriho amaplake. Ni ukuvuga ngo uhereye ku ipine ry'inyuma undi ukagenda inyuma, cyangwa se uhereye ku ipine ry'imbere ukagenda imbere, kiriya gice kiba kingana gute. Bari batubwiye ngo mbese inyuma ni 3 na santimetero 50, cyangwa imbere ni 1 na santimetero 70. Mbese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twese rero angaha igisubizo cy'ukuri ni A, nuko inyuma aba cyangwa se bitagomba kurenga 2 metero, 3 na santimetero 50. Bibutsa yuko iby'imbere byo ari metero zingahe, ari 2 na santimetero 70. Ubwo kibazo cyake nacyo cyabazaga ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma hiri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa ku gacuri. Ubwo ku kazamuko cyangwa ku gacuri urimo kumva hashobora kuba hazamuka cyangwa se hamanuka ku buryo haba byibura hangana na 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Mbese iyo feri ni iyihe ishobora gutuma imodoka ihagarara, iguma ihagaze uko yaba yikoreye kose ku gacuri akariko kose, ku kazamuko akariko kose, cyane cyane ku kazamuko cyangwa se ku gacuri bya 16%. Mbese iyo feri ni iyihe? Mbese ni A, feri yo guhagarara umwanya munini, cyangwa ni B, ni feri y'urugendo, mbese ni C, feri yo gutabara, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese iyi feri ni iyihe? Twese rero angaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni A, ni feri yo guhagarara umwanya munini. Mujya mubona yuko ni ikinyabiziga gihagaze, cyane cyane biriya bitwarira abantu mu buryo bwa rusange nk'amabisi, ubona yuko babanza kuzamura iriya feri yo guhagarara umwanya munini ku buryo niyo yaba atarimo aho yajya hose yasanga ikinyabiziga cye kigihagaze kitigeze kiva aho kiri. Ikibazo cya 10 rero cyabazaga ngo iyo ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Mbese mu gihe ari ku manywa kandi urumuri rudahagije, ni ayahe matara y'urugendo ugomba gukoresha? Mbese ni A, amatara yo kubisikana na kamenabihu, cyangwa ni B, amatara kamenabihu y'imbere? Mbese ni C, amatara yo kubisikana, cyangwa ni D, ni amatara kamenabihu y'inyuma? Ngo iyo ari ku manywa urumuri rudahagije hatabona neza, iyo umuriro udahagije atabona neza, murumva yuko byanga byakunda aba ari igihe cy'ivumbi cyangwa se umukungugu mwinshi cyangwa imvura nyinshi cyangwa ibihu byinshi. Niyo mpamvu rero twumvishamo ibihu byanga byakunda tugomba gukoresha amatara kamenabihu. Ubwo rero bari batubwiye ngo amatara yo kubisikana na kamenabihu, cyangwa ni B, amatara kamenabihu y'imbere? Mbese ni C, amatara yo kubisikana, cyangwa ni D, amatara kamenabihu y'inyuma? Twese rero angaha igisubizo cy'ukuri n'ubundi ni A, ni amatara yo kubisikana ndetse n'amatara kamenabihu. Amatara kamenabihu ubwo ari amatara kamenabihu y'imbere ndetse n'amatara kamenabihu y'inyuma. Bibutsa yuko amatara yose aba ari imbere aba aratuma umuyobozi abona neza ibindi binyabiziga bimuri imbere, hanyuma amatara y'inyuma ku kinyabiziga akaba ashinzwe cyangwa se agira akamaro ko kugira ngo yerekane ikinyabiziga ku bindi binyabiziga biri hehe, biri inyuma. Igisubizo cyo kuri hano cyari A, ni amatara yo kubisikana na kamenabihu. Hanyuma ikibazo cya 11 cyabazaga ngo ni icyo ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'igihu? Mbese mu gihe cy'igihu ugomba gukora iki? Mbese ni A, kureka amatara ndanga akaguma yaka, cyangwa ni B, kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka? Mbese ni C, kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka, cyangwa ni D, kureka amatara y'urugendo akaguma yaka? Mbese ni iki ugomba gukora mu gihe uhagaze kandi mu gihe cy'igihu ari na nijoro? Mbese ni iki ugomba
ukora. Twihuse rero hano bari batubwiye ngo mbese ni ukureka amatara ndanga akaguma yaka, cyangwa ni B ni ukureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka, mbese ni C kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka, cyangwa ni D kureka amatara y'urugendo cyangwa se amatara maremare, mu yandi magambo akaguma yaka. Twihuse rero hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni A, ni ukureka amatara ndanga akaguma yaka. Mu gihe uhagaze ugomba kureka amatara ndanga akaguma yaka, nubwo aya matara ndanga twabonye ko ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini bitewe. Ikibazo cya 12 cyabazaga ngo mu inzira nyabagendwa ifite ibyerekezo bibiri, uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Mbese uruhande rw'ibumoso rudufasha iki mu gihe turi mu nzira y'ibyerekezo bibiri? Hano bari batubwiye ngo kunyuranaho gusa, ntugaruke iburyo bwawe, cyangwa ni B kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso, mbese ni C hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, cyangwa ni D gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Mbese uruhande rw'ibumoso rudufasha iki? Mwibuke ubundi ntitwemerewe kunyura mu ruhande rw'ibumoso, kuko itegeko rivuga yuko buri gihe tugomba kunyura mu ruhande rw'iburyo. Uruhande rw'iburyo ni rwo tuba turimo, ariko se mu nzira nyabagendwa uru ruhande ubundi rw'ibumoso rudufasha iki? Hano bari batubwiye ngo A rudufasha kunyuranaho gusa, ntugaruke iburyo bwawe, cyangwa ni B kunyuranaho cyangwa ugakatira ibumoso, mbese ni C hemerewe kugenda imodoka zihuta gusa, cyangwa ni D gukatira iburyo gusa utanyuranyeho. Twese rero anga igisubizo cy'ukuri nk'uko turimo kubibona, igice cy'ibumoso buri gihe ngo twabibonye mu itegeko kidufasha kugira gute? Ni B, ni ukunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi ko bibujijwe kunyura muri kiriya gice cy'ibumoso keretse mu gihe ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura icyerekezo cyangwa se ugiye gukatira ibumoso. Nicyo gihe cyonyine ubundi birabujijwe kugendera muri kiriya gisate cya hehe cy'ibumoso. Hanyuma ikibazo cya 13 cyabazaga ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe? Mbese mu nzira y'icyerekezo kimwe ni hehe byemewe kunyuranaho? Mbese ni A ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda, cyangwa ni B kunyuranaho ni byemewe, mbese ni C ku gisate kiri iburyo bw'umuhanda gusa, cyangwa ni D ku gisate cy'ibumoso cyangwa iburyo. Twese rero hano bari batubajije ngo ni hehe byemewe kunyuranaho mu nzira y'icyerekezo kimwe. Twihuse rero n'undi buri gihe ahantu byemewe mu nzira y'icyerekezo kimwe ni kuri A, ni ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda. Buri gihe ku gisate kiri ibumoso bw'umuhanda cyangwa se ibumoso bw'umuhanda buri gihe niho tugiye tunyuranaho buri gihe, kuko niho hantu honyine, kuko urumva imodoka ubu cyangwa se ikinyabiziga uba ugiye kunyuraho kiba kiri mu ruhande rw'iburyo. Urumva rero kugira ngo kinyureho bisaba ngo unyureho uciye hehe? Ku gisate cy'ibumoso. Ikibazo cya 14 cyabazaga ngo ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda dutegetswe kubaha? Mbese ibimenyetso byo mu muhanda mu gihe bidahari, cyangwa se mu gihe hari ikindi kibazo cyangwa se cy'umwihariko, ni uwuhe muntu ushobora gusimbura ibimenyetso kandi tunategetswe kubaha? Mbese ni A umuyobozi w'ikinyamitende, cyangwa ni B umunyamaguru, mbese ni C ni umukozi ubifitiye ububasha, cyangwa ni D ni umuyobozi wa bisi. Mbese muri aba ngaba ni nde dutegetswe kubaha kandi ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda? Twihuse rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni C ni umukozi ubifitiye ububasha. Umukozi ubifitiye ububasha niwe ushobora gusimbura ibimenyetso byo mu muhanda, ndetse kandi uwo muntu tukaba dutegetswe no kugira gute? No kumwubaha. Hanyuma ikibazo cya 15 turabona yuko ari ibimenyetso by'ibyapa. Cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Mbibutsa yuko dukomeje gufasha abantu gutsindira provisoire bize mu gihe gitoya nk'ibyumweru 3 cyangwa se 2, tuguha imyitozo iba yarateguwe ku buryo bwumvikana
ndetse kandi biteguye nk'uko ikizami kiba giteguye. Ubwo rero wishidikanya, hamagara iriya nimero wabonye cyangwa se uhamagara 0789728214 cyangwa se unatwandikire kuri WhatsApp tugufashe utsinde vuba. Mbibutse yuko kandi haba hari na groupe ushobora kujyamo igufasha kwimenyereza buri munsi, kuko ubonamo imyitozo ya buri munsi kandi kwinjiramo nta mafaranga make cyane, ubundi ukajya wiga bikagufasha gutsinda vuba kandi bitakugoye. Ubwo rero nahawe, ubundi kora like niba urimo kureba iyi video cyangwa se wandika amanota umaze kugira muri comment kugira ngo ubudufashije ufashe n'abandi kuza kubona iyi video batiriwe bajya gushaka. Ubwo rero ikibazo cya 15 cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A ni iteme ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, cyangwa ni D ubutaka bworoshye. Twese rero iki cyapa cyo ndakeka nta muntu utakizi. Iki cyapa gisobanura umuhanda utaringaniye. Muri make ni dodani. Iki cyapa mujya mukibona mu gihe ugiye kugera kuri dodani, aho baba bakubwira yuko ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo uze kugira gute, uze kuzinyuraho witonze. Kiriya kiba ari icyapa kiburira, ubundi cya mpande eshatu. Hanyuma ikibazo cya 16 cyabazaga ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ugomba A gukomeza ibumoso, B kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, cyangwa ni C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Mbese ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese mu gihe utwaye ikinyabiziga kandi ari nijoro ucanye amatara maremare cyangwa se amatara y'urugendo, birumvikana, ariko ugahura n'ikindi kinyabiziga kandi giturutse mu kindi cyerekezo, ubwo ikindi cyerekezo kiba ari icyerekezo cy'ibumoso, wakora iki cyangwa se ugomba gukora iki utegetswe? Mbese ni A gukomeza ibumoso, cyangwa ni B kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, mbese ni C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twese rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni C, ni ukuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ikibazo cya 17 cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikindi kinyabiziga akaba adateganya kukinyuraho yakora iki? Mbese mu gihe urimo kugenda inyuma y'ikindi kinyabiziga ariko ukaba udateganya kukinyuraho wakora iki? Mbese ni A kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda, cyangwa ni B kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka, mbese ni C gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho, cyangwa ni D gutanga ikimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Mbese wowe wakora iki mu gihe ukurikiranye ikinyabiziga kandi udateganya kukinyuraho? Mbese ni A kuguma inyuma y'icyo kinyabiziga hagati mu muhanda, cyangwa ni B kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka, mbese ni C gutwarira inyuma ye umwegereye cyane kugira ngo ureke ibindi binyabiziga bibanyureho, cyangwa ni D utanga ikimenyetso ku bindi binyabiziga ko byabanyuraho. Twese rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni B kuguma inyuma yacyo kugira ngo yemerere ibindi binyabiziga gutambuka. Ikibazo cya 18 cyabazaga ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe uhuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Mbese ni A agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga, cyangwa ni B kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi? Mbese ni C gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda, cyangwa ni D gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare? Twese rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Twese ahangaha igisubizo cy'ukuri
ni ikihe? Ni B. Ni ukugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ikibazo cya 19 cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? Mbese ni A, uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo, cyangwa ni B, ni mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. Mbese ni C, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso, cyangwa ni D, ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Mbese umuyobozi w'ikinyabiziga urimo kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? Nk'uko twabibonye rero, buri gihe umuyobozi agomba gukoresha uruhe ruhande. Igisubizo cy'ukuri aha ngaha ni C, ni mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Ni ukuvuga ngo agomba kujya mu gice cy'ibumoso mu gihe agiye kunyuranaho cyangwa kugira gute, gukatira ibumoso. Ibi ngibi twagiye tubivugaho cyane. Ikibazo cya nyuma rero cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi, gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi, agomba kubigenza gute? Mbese ni A, kunyuranaho ibumoso, cyangwa ni B, gutegereza yihanganye. Mbese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twese rero ahangaha umuyobozi w'ikinyabiziga kandi urimo kugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi, mu gihe gihagaze gikuramo cyangwa se gishyiramo abagenzi, agomba kugira iyihe myitwarire? Mbese no kunyuranaho ibumoso, gutegereza yihanganye. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twese rero ahangaha igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni A, ni ukunyuranaho ibumoso. Reka rero mbashimire mwebwe mwese twari turimo kubana, mbibutsa yuko ari Teacher Hitiro muba muri kumwe kuri channel yanyu. Mbibutsa ko kandi niba utarakora subscribe, nyamuneka ko wayikora. Niba utarakora like, yikore kugira ngo ufashe n'abandi kugira ngo baze kubona iyi video biboroheye kandi byihuse. Ubundi ushaka kode, ushaka kwiga utavuye aho uri, duhamagare ni 0789978814. Twigira kuri WhatsApp niba uyifite uyitinda. Ciao ciao rero, Imana ibarinde.